Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo w'icyamamare ari we Omar Gaddafi, turebe ibigwi n'amateka yakoze, turebe ahantu yari ashaka kugeza Afurika yacu, turebe uruhare yagize kugira ngo Afurika yacu ibone ubwigenge. Uyu mugabo yari perezida w'igihugu cya Libya, yakoze ibigwi bigiye bikomeye, yabifashishijwemo na peteroli acukura, ariko nubwo acukura peteroli yakoze ibintu bishoboka ku buryo bigaragarira ko yari afitiye urukundo Afurika. Uyu mugabo mbere na mbere yubatse ibitaro bya miliyari 500 iwabo z'amadolari y'Amerika kugira ngo bijye bifasha abaturage be kwivuza, ashyiramo serivisi zigiye zitandukanye zikenerwa nyine mu bitaro bigiye bikomeye, ashaka abaganga b'inzobere. Ikindi, uyu mugabo akiri ku butegetsi muri Libya nta muturage wishyuraga amafaranga yo kwivuza, niyo byasabaga ngo indwara arwaye arajya kuyivuriza hanze y'igihugu, kwa kundi wumva ngo umuntu bamunaniwe mu bitaro runaka ngo indwara ye ngo agomba kujya kwivuriza mu Buhindi, igihugu nicyo cyishyuraga amafaranga yo kugira ngo uwo murwayi ajye kwivuza. Uyu mugabo akiri ku butegetsi muri Libya, ibi wumva ngo ni school fees cyangwa ngo ni minerval nta byabagaho. Umuntu yigaga amashuri ashaka yose ku nyungu za leta, nyine leta niyo yishyuraga ayo mashuri yose, nta muntu wigeraga wishyura amafaranga ngo nayo kwigira. Muri Libya Omar Gaddafi akiri ku butegetsi nta muntu wararaga ku mihanda, aba ngaba muzi nk'aba homeless, nta gihugu batabamo sayizi no muri Amerika babayo, kandi aricyo gihugu cyitwa ngo kirakize. Kandi n'icyo gihe ubwo Omar Gaddafi nta gihugu kitabagaho abantu barara mu mihanda, ariko ku bwa Omar Gaddafi muri Libya nta muntu wigeraga arara ku muhanda cyangwa ngo atagira iyaba. Uyu mugabo ngo ni Omar Gaddafi yabonye ibyo ngibyo bidahagije iwabo, aravuga ati ibi bintu biri iwanjye, kuko yabonaga ari byiza, yashatse no kubigeza muri Afurika yose, mu bihugu byose byo muri Afurika. Ibaze ko Libya yageze no ku rwego rwo kwikorera imiti iwabo, bakikorera imiti bagasagurira n'ibindi bihugu byo muri Afurika bakabatera inkunga. Uyu mugabo yashatse kuvuga ati reka tuzamure satelite mu kirere ya telefone yo kugira ngo tujye turahamagara tubanje gukoza imirongo i Burayi tukagaruka inaha, ahubwo natwe twizamurire satelite yacu mu kirere, ibyo byose bijye bikorerwa hano iwacu muri Afurika. Ibaze ko abanyaburayi basaruraga miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika muri Afurika buri mwaka, bitewe nyine n'izo serivisi za satelite ya telefone. Kandi Omar Gaddafi wareba kure, wumve ukuntu yari afite n'ubwenge, aravuga ati reka natwe twizamurire satelite yacu mu kirere, ibyo ngibyo tujye tubyikorera. Ibaze ko kuzamura satelite mu kirere byari birabasaba miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, kandi abazungu bo badusaruramo miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Urumva ni amafaranga menshi bajyana, kandi urumva ni serivisi nziza yarazanye muri Afurika. Uyu mugabo yaravuze ati reka dushinge banki ya Afurika igiraguza ibihugu bya Afurika, kugira ngo ntituzongere kujya turajya kuguza inguzanyo i Burayi, dore nibyo bituma bakomeza kudukoloniza. Aravuga ati twereka natwe twishingire banki ya Afurika. Aravuga ati ngewe kugira ngo iyi banki ya Afurika kugira ngo ibeho, ayitera inkunga ashyiramo miliyari 79 z'amadolari y'Amerika, ati namwe muzane mushyiramo, ariko duhere kuri aya ngaya kugira ngo Afurika ikomeze igire ubwigenge. Uyu mugabo niwe wazanye uno muryango, ni African Union. Uyu muryango murawuzi ngo ni Afurika yunze ubumwe, ni Omar Gaddafi wawuzanye, awutera n'inkunga ikomeye cyane, agenda arashyiramo amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo ikindi kikwereka ko yari ari icyamamare, ibaze ko yageze no ku rwego akajya yarafasha n'ibihugu by'i Burayi, akagenda arashoramo imigabane za Belgique, za British, za Sweden, za USA n'ahandi nta hantu atashoragamo imari. Uyu mugabo yari ari icyamamare ku isi yose. Ibaze ko n'abaperezida bayoboye biriya bihugu by'i Burayi bamutinya. Uyu mugabo ufashe Libya ukayigereranya n'u Rwanda, kugira ngo ubone wenda igihugu ubuso bwa Libya, wafata u Rwanda ugakuba inshuro
54. Urumva ukuntu Libya ingana, ari abantu bacukura za peteroli. Urumva nyine kuri icyo gihe navuga ko ku bwa Omar Gaddafi umuturage, Libya yari iri paradizo. Ibaze nawe umuturage utishyura amafaranga yo kwivuza, umuturage utishyura amafaranga y'ishuri, nk'ubu ukaba ufite abana 10 ariko bose bakigira ku buntu, wewe n'iniforume ni leta yazibaherezaga kugira ngo wemere neza n'ibyo kwandikaho byose. Urumva ukuntu bwari uburyohe ku munyalibiya ku bwa Omar Gaddafi. Ubwo rero kugira ngo bari abagashaka bake bamuhirike babonye agiye kubahombya amafaranga menshi, kandi urabyumva nawe umuntu ushaka kukubikira imbehe nta kuntu babura kumukura mu nzira. Niba yari ashatse kubahombya miliyari 500 z'amadolari y'Amerika y'icocogajuru, yari agiye kuzamura akabahombya zino nguzanyo ibihugu bigenda bifata i Burayi zikishyura babungukishijeho inyungu nyinshi, nta kuntu batamuhagarika. Bahise bigira inama baraterana, barangije bafatira imitungo ye yose yari irimo i Burayi, nyine mu bihugu bigiye bitandukanye bya British na bya Sweden n'iki barayifatira, bamushyiraho ibyaha bigiye bitandukanye. Ibyo bitabanyuze batangira kumuteranya, bamukinira politike, bamuteranya n'abanyalibiya ati ni igisambo, yica abantu, nyine bamubeshyera n'abantu nabo bagendera mu kigare. Omar Gaddafi baze ko yapfuye avuga ati mwa banyalibiya mwe, ni iki nabakoreye, muri kunziza iki ko nabakoreye ibintu byiza, ko Afurika nashatse gushyiramo imbaraga ngo itere imbere. Ibaze ko ku bwa Omar Gaddafi igihugu cyashakaga inguzanyo cyajyaga kuguza muri Libya, ntibabishuzanyaga igitutu kandi ntibabashyiragaho inyungu zirenze, ku buryo nyine yabaga ashaka kwifashiriza Afurika yarangiza akajya arafasha ibihugu gutyo. So guys, niba utarakoze subscribe, ubu ngubu niwo mwanya mwiza wo kuyikora ukajya urabona ibiganiro nk'ibi ngibi. Ubu tuzagaruka turi kuganira ku wundi mugabo nawe washatse kuzamura idarapo rya Afurika bita Sankara wo mu gihugu cya Burkina Faso. Guys, ciao ni wa muhungu wanyu Samu. Mukore subscribe kuri Samu TV show.